Mu ntangiriro isi yari ituje, nta cyaha, nta kurwara, nta n'urupfu. Umuntu yabaga mu busabane busesuye n'Imana. Ibyo byose byabereye ahantu hatwikiriwe n'amayobera, Edeni. Ariko si yo paradiso yabaye koko? Yari hehe? Kuki itagihari? Ese koko Edeni yari muri Afurika? Niba ari muri Afurika, ni mu kihe gihugu? Ibyo byose ubibaza ukabura ibisubizo, nibyo ngiye kugusobanurira. Nitwa Ish Robert, ikaze. Turatangira twifashishije ibyanditswe byera, aho twumva Edeni ko yari iteye ndetse n'uko yari imeze mbere y'icyaha. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9, dore ku wa 8 handitse ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba, ishyiramo umuntu yaremye. Dukomeje n'undi mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 10 kugeza ku wa 14, wa 10 handitse ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi, umugezi uvamo wigabanyamo ine. Wa 11 umwe witwa Pishoni ari ugose igihugu cyose cy'Havira kirimo izahabu. Wa 13 undi witwa Gihoni ari ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Kwa 14 undi witwa Hidekweru ni uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa 4 witwa Efurati. Dukomeje no mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 23 kugeza ku 24, nicyo cyatumye Uhoraho Imana amwirukana mu busitani bwa Edeni kugira ngo ajye guhinga ubutaka yavanywemo. Nuko yirukana uwo muntu, ashyira abakeribu n'inkota yakumurira imbere y'ubusitani ngo barinde inzira y'igiti cy'ubugingo. Ibi bituma abantu bizera ko Edeni yabaye ahantu nyakuri, ariko haje guhishwamo ibanga ritamenyekanye. Twifashishije ubushakashatsi turabona ahantu hatanu h'ingenzi Edeni yari iherereye hano ku isi. Ahambere ni muri Iraq muri Mesopotamia. Abanga benshi bemeza ko Edeni yari iri muri Iraq y'ubu, cyane ko Tigri na Efurati bihari. Akarere kitwa Fertile Crescent ni kamwe mu dukunze kwitwa igicumbi cy'ubwenge n'umuco wa kera. Ku mwanya wa 4 turasanga Florida, aho ni muri Amerika. Callaway yemeje ko Edeni yari iri Florida mu gace ka Bristol. Yasobanuye ko imigezi ine ihurira hamwe n'ibiti bya kera byitwa Toleya. Ku mwanya wa 5 tuhasanga Ethiopia cyangwa Afurika y'Epfo. Abahanga mu bijyanye na ADN cyangwa genetics bavuga ko inkomoko y'abantu iri muri Afurika. Ibishyigikirwa n'ubushakashatsi bwakozwe na Mitochondria Eve bivuga ko umuntu wa mbere yaba yarakomotse muri Ethiopia. Ese Edeni ni ahantu nyakuri cyangwa n'ikijyanye cy'ubusabane bw'umuntu n'Imana mbere yo kugwa mu cyaha? Abateoloji benshi bemera ko Edeni ari ishusho y'ukuri kwa muntu, ubumwe n'Imana n'ubuzima budashira. Abandi bashakashatsi bemeza ko ari igitekerezo cyakoreshwaga mu bisekuru bya kera nk'uburyo bwo gusobanura inkomoko y'icyaha n'umubabaro. Edeni ishobora kuba yarabayeho cyangwa se ikaba ari ishusho ikomeye y'icyizere, ariko kimwe kirazwi: iyo nkuru iteka izahora itumye abantu bibaza aho baturutse n'icyo bagomba gusubiramo kugira ngo bongere babone paradiso. Ngaho ahantu hatanu hakekwa ko Edeni yaba yari ituwe ndetse hacyakorwa n'ubushakashatsi. Gushimiye ko twabanye, ingende Ish Robert. Mwibutsa gukora subscribe, twari tubana mu biganiro bitaha. Urakoze cyane, ugira amahoro n'imigisha.